urubyiruko ngira ngo hari undi mukuru w'igihugu cyangwa se wa guverinoma nawe uhageze, akaba rero ari wa Guinée Bissau, nawe akaba ahageze General Umaro Sissoco Embalo, Guinea Bissau. Nyakubahwa perezida w'iki gihugu nawe akaba ahageze, akaba aje gushyigikira nyakubahwa perezida wa repubulika ku munsi nk'uyu, tariki 11. Twavuze ngo ni tariki 11 Kanama, ni tariki igiye mu mateka kuko niwo munsi nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yongera kugirana igihango byeruye n'abanyarwanda. Uwo rero ni perezida wa Guinea Bissau, muramubona, General Umaro Sissoco Embalo. Yego, arakirwa mu cyubahiro ahabwa nk'umukuru w'igihugu. Wari wakomeza? navuga ko urubyiruko rw'u Rwanda rwakomeje kuba izingiro rya gahunda zose z'igihugu. Ndatekereza ko no muri iyi myaka 5 ariko bizakomeza ari uguhabwa umwanya mu nzego nyinshi z'ubuyobozi. Byaranatangiye uhereye nko muri RPF ubwayo, abakomiseri benshi ni urubyiruko, mu bigo bya leta urubyiruko, no mu zindi nzego ziteganywa n'itegeko urubyiruko rufitemo uruhare. Urubyiruko rero nirwo ruzagira uruhare cyane mu gushyira mu bikorwa gahunda z'igihugu zibareba, bakazigiramo uruhare, ariko n'urubyiruko ruzasaba byinshi mu by'ukuri. Nahoze nkubwira yenda wavuga n'undi mushyitsi uje. Yego, mu gihe dutegereje kumenya uwo ari we, akaba rero ari perezida Ismail Omar Guelleh wa Djibouti, nawe ugeze kuri stade Amahoro, nawe aje gushyigikira nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ku munsi nk'uyu. Djibouti ni igihugu nacyo gisa naho kiri ku marembo y'isi yose. Ni ukuvuga ngo hafi y'imigabane y'isi yose irahahurira. Ni ukuvuga ngo no mu Rwanda rugerageza kuba rwanyuze bimwe mu bicuruzwa byarwo ni hariya igihe wakoresha indege, kugira ngo hari n'ubutaka bahaye u Rwanda, hari n'u Rwanda rwabahaye, bigaragaza imibanire ibihugu bifite. Ngira ngo urwo rubyiruko wanavugaga rukwiye no kwigira kuri iyi mibanire turimo tubona irenga igihugu cyacu. Ngira ngo amashusho rero aramwerekana. Uwo ni nyakubahwa Ismail Omar Guelleh, akaba ari perezida w'igihugu cya Djibouti, mu mbabarire, cya Djibouti. Wakomeza uti urubyiruko ngo rugire? Navuga nti niba ngiye urubyiruko rurabyigiraho. Icyo navugaga kuri programme z'iterambere zihari ntabwo zizateza hamwe ngo zisiga abandi nyuma. Urubyiruko kuko nibo mubare munini w'abaturage, niba uvuze kubaka imihanda izagera ku rubyiruko. Ndibaza ko muri gahunda ya guverinoma harimo guhanga imirimo, noneho ngira ngo izaba ari na myinshi kurushaho. Nubwo wenda manda yari imyaka 5 ugereranyije n'imyaka 7 ishize, ibyo nta kibazo. Urabona ko urubyiruko ruzaba izingiro rw'ibikorwa byose, ariko aho mbona hazashyirwa imbaraga cyane kongera uburyo bwo guhanga imirimo, ariko no gutega amatwi urubyiruko. Umuyobozi ku rwego rwose akumva urubyiruko. Twagiye tubona mu bindi bihugu uko byagiye bigenda, urubyiruko rurashyira igitutu kuri za guverinoma. Ntabwo twabibonye hano mu Rwanda, ariko ibyo bivuze ngo ni ukuba warabiteguye mbere, ukabumva mbere yuko bo batangira kukubaza. Rero urubyiruko ruzakomeza guhabwa umwanya muri gahunda z'igihugu, ndetse n'urumva n'imbwirwaruhame za perezida ababashishikariza kugira uruhare. Yego, mu kanya gato turamenya nanone undi ugeze kuri stade Amahoro n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma. Hanyuma Sudani nawe akaba ahageze, Salva Kiir ari nawe uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yego, akaba nawe ageze kuri stade Amahoro. Turakomeza kubagezaho uko abakuru b'ibihugu. Iyo ni Sudani y'Epfo. Ni Sudani y'Epfo. Uko ni Sudani isanzwe. Ntabwo ari Salva Kiir. Yego, ni General Abdurhan. Reka tumurebe. Perezida w'inzibacyuho ni General Abdel Fattah al-Burhan. Akaba ari we rero ugeze kuri stade Amahoro. Tubabwira yuko dukomeza kubagezaho uko bagenda bagera hano kuri stade Amahoro. Igikorwa nyirizina ntikiratangira, bari kuhagera kugira ngo mukanya. Nacyo ni igihugu gikeneye ubuvandimwe bw'Abanyafurika, gifite ibibazo, intambara ikomeye imaze gutikiramo abantu benshi. Ngira ngo bagiye banaza hano gusaba inama Perezida Kagame. Kuba rero aje no muri umuhango wo kurahira birerekana icyizere afite. U Rwanda ni igihugu cyabaje kwivana mu bibazo, rero rufite n'umusanzu rwatanga kuri bariya bafite ibibazo n'ubwo ibihugu biba bitandukanye. Yegura ni General Abdel Fattah al-Burhan wa Sudani. Nkuko rero mumubonye nawe ageze kuri stade Amahoro. Turakomeza kubagezaho uko abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagera kuri stade Amahoro, tubibutsa yuko
igikorwa nyirizina ntabwo kiratangira. Abakomeje kutubaza impamvu tutari kujya kuri stade Amahoro, ntabwo kiratangira. Hari protokole igenderwaho, hanyuma tukaza kubereka igikorwa cyose rwose mu buryo burambuye. Turajyayo ntimugire ikibazo, turakomeza twerekezayo ariko tugaruka kugeza igihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ahagera, hanyuma ibikorwa bigatangira. Reka noneho turebe undi uhageze, akaba rero ari uwa Mozambique. Nawe rero akaba ahageze, Philippe Nyusi. Ngira ngo Mozambique ho tuyivuze, ngira ngo muri aka kanya tuvuze kuri Mozambique, amakuru aracyari na bugufi cyane ku buryo benshi barayazi. Twigeze no kubiganiraho, ngira ngo tuvuze umubano hagati y'u Rwanda na Mozambique rwose wafata akanya ushingiye ku masezerano ibihugu byombi bifitanye mu kugarura umutekano mu ntara ya Cabo Delgado, ariko byageze no mu rwego rw'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Ishoramari, abashobozi bo mu Rwanda ndetse n'abo muri Mozambique ni kenshi bahura. Ishoramari hagati y'ibihugu byombi cyarakomeje, ariko n'ingendo z'abakuru b'ibihugu bijya zimaze kuba nyinshi cyane, bishimangira n'abakorana tuvuga, ariko no kubona ingabo z'u Rwanda zimaze igihe kirekire zigarura umutekano muri kariya gace k'amajyaruguru ka kiriya gihugu ni ikimenyetso gifatika. kandi ndetse n'uyu mukuru w'igihugu Philippe Nyusi yabigarutseho inshuro nyinshi avuga ati Perezida Kagame mufata nk'umuntu w'ukuri w'inshuti w'umuvandimwe, yakoresheje ijambo brother, umuvandimwe. Ubu nk'abantu bari aho bita Mosimbo da Praia, abari Palma, abari Makomia mu ntara ya Cabo Delgado barabyumva. Intambara yayogoje kariya gace imyaka irenga 4, abaturage barenga 100,000 bakava mu byabo, abandi bakicwa n'ibyihebe bibamanitse ku biti. Uyu munsi rero ingabo z'u Rwanda zimaze gukora ni ikintu kigaragaza ubuvandimwe bw'Abanyafurika, ariko no kutikunda no kutiraba wowe nk'igihugu ugatanga umusanzu ugafasha bene wanyu b'Abanyafurika. Ni nacyo abaturage batuye hariya bakubwira bati bavuga ngo ingabo z'u Rwanda ni abakombozi cyangwa se abantu b'abacunguzi baje kudutabara, ariko nivuga abacunguzi bumva babandi bigeze kubyitirira kandi atari bo. Ariko ngira ngo turebye tugarutse ikintu cyane Perezida Kagame yakoze cyo gukuraho ibyo bita visa cyane ku bihugu by'Abanyafurika, u Rwanda rukinjirwa. Nabonye ibihugu byinshi byagiye bibyigana, byinshi byagiye nabibanaho visa ku bihugu, ku baturage bo muri Afurika kujya kwinjira mu gihugu. Za Kenya zarabikoze, za Ghana zarabikoze. Ubu n'umunyarwanda niyumve ko ubu ngubu ashobora gufata itike y'indege akajya Ghana, akajya Benin, akajya Gabon. Ni ikintu gikomeye cyane. Buriya ni kimwe n'ubwo bavuga ngo guhimba imirimo, creating jobs, nabyo ni opportunity y'imirimo cyane ku rubyiruko. Ubwo turi kubivuga, urubyiruko rw'u Rwanda rumenye ko Afurika ifunguye, nibura Afurika iba iracyafunguye, aho kugira ngo tuba tutarabwiga basaka visa yo kujya mu Bufaransa cyangwa mu Butani, babanze bamwe kujya muri Benin byoroshye, kujya muri Ghana byoroshye, kujya muri ibyo bihugu byose. Nabyo ni uburyo buzadufasha gufungura, kubona ikintu twongeyeho cya internet, kubona internet mu Rwanda izamuka cyane, tuyirwanira tuyiharanira, na Perezida akavuga ati tuyishoremo, leta niyishoremo. Bifungura Abanyarwanda, bifungura urubyiruko rwacu rwiga, rufunguke, rumenye ko noneho isi ifunguye, bashoboye gushaka imirimo cyangwa bajye kuyihimba ahandi. Yego, hari icyo bashaka kongeraho? Nashaka kongeraho yuko kiriya ni ikintu Perezida Kagame yateye imbonekare, kuko kiri mu mavugururwa yakozwe 2018 ari chairman w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mu by'ukuri buri ikibazo abazungu bakomeje kwicisha Afurika cyangwa se bayicishije no gushyira izo mbogamizi, zirimo mbogamizi zo kudafungura ikirere hagati y'ibihugu bya Afurika, kirimo mbogamizi zo gushyira aya mananiza za visa, kirimo, ariko nanone kuvuga ngo bikwiye kwitwa mu mazina yabyo. Ni ukuvuga ngo abaravuga ko visa yavuye, ariko visa no kuyihabwa ugeze muri icyo gihugu, mu gihe bitandukanye nuko ubanza gufata amezi 6 ugisaba visa ijya muri icyo gihugu kandi uri mu gihugu cyawe. Uyu munsi umuturage wese wise ntabwo muri Afurika gusa, buriya muri 2018 byakoze ku Banyafurika, 2019 bijya mu bihugu bigize YF, ariko nyuma biza gufunguka. Uyu munsi umuturage wese wise utuye kuri iyi si yageze i Kanombe nibwo ahabwa visa, ntabwo yasaba akiri mu gihugu cye. Ngira ngo reka nanone dusubire kuri Stade Amahoro. Uhageze rero ni uwa Centrafrica, nyakubahwa Professor Faustin Archange Touadera, akaba rero ari uwa Centrafrica, akaba nawe ageze kuri Stade Amahoro. Centrafrica nayo nacyo ni igihugu gifitanye igihango n'u Rwanda, nibwo ingabo wenda z'u Rwanda zatangiye kugarura amahoro muri Centrafrica za 2014, ubwo bagiraga ibibazo by'intambara y'imbere mu gihugu. U Rwanda rurafasha binyuze muri Loni, byabanje kunyura muri Afurika yunze ubumwe. Nakubwiye ko muri 2020
byakomeje kuba bibi noneho u Rwanda rukohereza binyuze mu masezerano y'ibihugu byombi ya gisirikare bakoherezayo ingabo zihariye zirafasha rero byarenze ibyo byo kugarura umutekano gusa kuko nka Silvanus ko yabivuze ari perezida Touadera n'uwamubanjije barinzwe n'ingabo z'u Rwanda abayobozi benshi hari barinzwe n'ingabo z'u Rwanda nguwo muramubona ku mashusho harimo imibare buriya yigishaga imibare muri university yajya anyuzamo akajya no kuyigisha akaba ari Faustin Archange Touadera nyakubahwa perezida wa Centrafrique. Abanya Centrafrique twagize umwanya wo guhura nabo no kuganira nabo no kuvuga byonyine u Rwanda amarira ari isuka y'ibyishimo ubu rero bageze no mu bufatanye aho none ingabo z'u Rwanda none zitangiye kubaka ubushobozi bw'inzego z'umutekano za Centrafrique hamaze kuba icyo nakita kurangiza amasomo inshuro ebyiri babigisha babubakira ubushobozi kira ni igihugu cyari cyarabaye mu maboko y'Abafaransa aho batari bemeye gucukura metero zirengenye ujya kuzimu aho batari bemeye gusarura imyembe myinshi cyane uriya mujyi wa Bangi mwita umujyi w'imyembe ngo bumva ko imyembe iribwa n'Abafaransa ariko uyu munsi abanyarwanda ni n'umuyobozi wahariye wabimbwiye ati ntabwo nabonye abantu badatinya Abafaransa ntabwo ari uko Abafaransa bafite ikibazo ariko mwakorana muri win-win mwungurana mwembi yego bakubitana imisaya bari abaperezida rwose ni byiza cyane rero navuga ko hagati y'u Rwanda na Centrafrique icyambere u Rwanda rwagaragaje ubushobozi bw'Abanyafurika bwo kwikemura ibibazo bya kivandimwe by'Abanyafurika ngira ngo hari n'Abanya-Centrafrique benshi batangiye kwita abana babo amazina y'Abanyarwanda ingabo z'u Rwanda rero ni ikintu gikomeye cyane. Urakoze cyane Silvanus mbere y'uko twerekeza kuri Stade Amahoro hari icyo wari urimo uvugaho kijyanye no kuvuga ngo urubyiruko rw'Abanyarwanda nibarebe ububanyi n'amahanga bw'u Rwanda uyu munsi nibarebe uburyo amarembo yagiye afunguka hari gukuraho izo viza kugira ngo umuntu abe yava muri iki gihugu ajye mu kindi cya Afurika babibyaza umusaruro ni ukuvuga ngo icyo navugaga kimwe mu kintu abazungu bakomeje kwicisha Afurika yenda uyu munsi kiza nkaho kigiye gihinduka bitewe n'impinduramatwara